za komine kera habaga komine ariko uyu munsi byabaye uturere dufite uturere 30 aka ni kamwe mu turere ubwo ro namwe mukora uko mushoboye mumenye uturere turutsemo kugira ngo bizaborohere ariko n'abantu tuzafatanya ku buryo niyo wavuga icyo wibuka niba ari segiteri niba ari serire muhumure abantu bazabafasha kumenya hariho ntabwo bikomeye cyane kandi n'amazina ya kera ntabwo yavuyeho burundu sibyo rero mu izina ry'ubuyobozi bufatanyije kubakira turi benshi ubwo ngewe ndi umuyobozi w'akarere ariko nk'uyu wavunyishije ni umukozi wa ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yitwa Minema ubwo rero hari n'izindi nzego ziba ziri hano n'izindi zibategereje aho muzagera hose hazaba hari leta kandi leta y'u Rwanda murayizi ikunda abaturage tubahaye ikaze ariko tubashimira ku cyemezo mwafashe mu buzima bwanyu iki ni kimwe mu byemezo byiza mumfashe kurusha n'ibindi byose mwafashe murabibona nimugera mu Rwanda muri bwicuze muti iyo tuza mu myaka 10 yashize ubu tuba tugeze he turabiza aho mwari muri abo mwari kumwe ntago mwabonaga amakuru ya nyayo mwabonaga amakuru y'ibice cyangwa atariyo mu nyungu z'abantu bababuzaga gutaha ariko mu Rwanda muraza kubibona ko ubuyobozi mutekereza mu ishusho yanyu ntago ari bwo buhari ubu ngubu muri iyi myaka yose ishize u Rwanda rwateye imbere cyane mu bintu byose ariko cyane cyane mu ubuyobozi bwegerejwe abaturage cyane ku buryo namwe ubwanyu mu minsi iri imbere muzaba mwatangiye kwinjira mu buyobozi bw'igihugu muzayobora amasibo muzayobora imidugudu cyangwa mujye mu buyobozi bwayo muzajya mu nzego zifata ibyemezo ku buryo ikintu cyose gikorerwa mu Rwanda kiba cyubakiye ku muturage kubera ko nawe aba yakigizemo uruhare ibyo nibyo mugiye kubona kandi mugenda nubwo bamwe mwibuka u Rwanda rw'icyo gihe nabwo hari ubuyobozi butari buteye gutyo ubuyobozi bwagumaga hejuru umuyobozi yavugaga ijambo abantu bose bagakurikira ariko uyu munsi ubuyobozi bwubakira ku byemezo bwubakira ku byifuzo bwubakira ku byo abaturage bakeneye turabakiriye rero tubakundisha u Rwanda tubabwira ngo mwahisemo neza ntabwo muzicuza musanze muri kubona izi modoka zihagaze hano zose zifite ibara rimwe sibyo mu Rwanda ubucuruzi bwateye imbere kandi mu Rwanda ibintu byose tubikora mu buryo buteguye neza mu buryo bw'ubusirimu izi modoka mureba ni kampani imwe ariko murahura n'izindi nyinshi zisa nazo zigiye kubatwara zibajyane ahantu hitwa Nyarushishi ni mu karere ka Rusizi na ahantu habateguriwe muragerayo mukamara igihe gitoya nimugerayo murasanga izindi nzego za leta nge ntabwo ndabaherekeza ariko murasangayo ubundi buyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'ikigo gitanga indangamuntu ubuyobozi bwa ministeri n'abandi bafatanyabikorwa ba leta yacu murasangayo amacumbi murasangayo imiti n'abaganga murasangayo amafunguro kandi muzaboneraho ibyangombwa ku buryo muzasubiraho mwaturutse mufite ibyangombwa mwamaze kuba abanyarwanda bafite byose yes ariko na hano ntago muricwa n'inzara urugendo murakora muragenda mumeze neza nimujya mushaka kuruhuka murajya mubwira abashoferi muti muhagarare turuhuka muhagarare turebe u Rwanda rwacu muragenda murureba ariko nimujya hano mukavuga ngo hadukeneye kuhagarara mubibabwire barahabagarika mwitegereze u Rwanda sibyo ariko cyane cyane muranyura mu wundi mujyi witwa Karongi muhagarare kera hitwaga ku Kibuye murakomeza mugere Rusizi noneho Rusizi muzahabwa ibyibanze bizabajyana mu miryango yanyu ku bufatanye n'izi nzego muzabona amafaranga y'ibanze abarirwa kuri buri muryango kuri buri muntu
muzayajyane mu rugo, muzayakoresha neza, abafashe kujyana abana ku ishuri, kuko twebwe iyo tubonye umwana utarize tubibonamo igihombo kiruta ibindi bihombo byose. Kandi mufite abana batize n'abakuru batize. Mu Rwanda rero niyo uri mukuru niyo ungana nanjye ushatse watangira ishuri, ariko hari na za gahunda zagenewe abakuze kugira ngo nibura mwige gusoma, kwandika, kubara, uzamenye kubara amafaranga, uzamenye gusoma Bibiliya, uzamenye kwandika ibaruwa, uzamenye gusaba ibyangombwa, uzamenye aho ugeze. Ibyo rero namwe muzabyiga nimugera mu cyaro cyangwa mu mijyi aho mugiye, muzamenye ko ibintu byose bibateganyirijwe. Ubwo rero muvuye mu mashyamba, mugiye mu mashanyarazi, mugiye mu makaro, n'imihanda y'u Rwanda yose ya kaburimbo muzajya munyuramo icaniye, amatara yaka no ku mihanda yose. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bari barababeshye, uvuga uti birangire none, ubu winjiye mu gihugu cyawe. Kandi icyo nabasaba, mugende mwizeye mudafite ubwoba, uzasobanuze, nugera aho wakomotse uzabane neza nabo uzasanga bagira inama zihuza abaturage, batangamo ibitekerezo, inama bagaragaza ibibazo bafite, abayobozi bakabyumva kandi bakabikemuriraho. Muzasanga hari gahunda zitandukanye z'iterambere, hari amakoperative, ubu banke zo mu Rwanda zaragiye zigera muri segiteri, icyo mwagiye cyitwa segiteri. Ubu rero dufite amabanke ahantu hose n'amashami yayo, dufite ibimina. Noneho abagore n'abana cyangwa abagore n'urubyiruko mufite amahirwe menshi cyane mu iterambere ry'u Rwanda, kuko amateka yari yarasize inyuma. Ubu ngubu ni mwebwe muri no guhabwa amahirwe menshi mu buryo mubona amafaranga, uburyo mukora imishinga, n'uburyo mukurikiranwa kugira ngo namwe muzamukire rimwe n'abagabo, kuko abagabo bari barabasize inyuma mu mateka y'u Rwanda. Ubu rero u Rwanda rwarabihagurukiye, rushyiraho na minisiteri ibishinzwe. Rero mwumve ko igihugu cyanyu mwagezemo, ibyo bababwiye bitari byo byose bigiye kurangira. Ubu ngubu mugiye mu gihugu cyiza. Ariko turabasaba, nimumara gutuza, nimujya mubishobora kuvugana n'abo mwasize hanze, kuko turabizi baracyari, mujye nabo mubabwira muti mwaje mwatashye mukareka gukomeza gukoresha igihe cyanyu nabi, mugakomeza abana banyu bagakurira mu gihugu cyiza. Nibyo ngibyo tubasaba. Ubwo rero mubyizere, reka tubareke, ubundi tubifurize urugendo rwiza, tubifurize ubuzima buzira umuze. Ubu abana banyu bageze mu rugo, n'abo bana muhetse, n'abo mufite mu nda, abo bana muvuge ngo mugize amahirwe. Ndagira ngo buri wese abwire mugenzi we ati wahisemo neza, muha ikiganza ubwo uti wahisemo neza, uti karibu mu Rwanda, sibyo? Nibyo ngibyo rero nababwira. Kongeraho ibindi muzabihabwa n'abandi bayobozi muzasanga hirya no hino mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Murakoze. Icya mbere twishimiye kwakira abanyarwanda bacu. Aba bose mubona ni amaboko yari yaragiye gukorera ikindi gihugu, kandi igihugu cyacu nacyo kibakeneye. Aha rero twishimiye ko bagarutse, twabashimiraga kuba bafashe icyemezo gikomeye mu buzima bwabo cyo kwigobotora ingoyi y'ikinyoma. Ubu rero kuba bageze mu Rwanda turabakundisha, tubabwira ukuri ku gihugu cyacu, kuko bamaze imyaka myinshi babeshywa. Niyo mpamvu rero twababwiraga tuti mu Rwanda murasanga isuku, murasanga ahantu hose hakeye, ariko muranyura no mu mihanda icaniwe ku buryo mutazongera kubona umwijima nk'uwo mwabonaga mu mashyamba. Twabitekereje rero kubibabwira kugira ngo no mu mitwe yabo ubwoba bushire burundu, kuko baba bagifitemo akantu ko gushidikanya. Ariko iyo bakiwe natwe tukababwiza ukuri, bagenda koko ibyo twababwiye bakabisanga, barajya kugera Nyarushishi bamaze kumenya igihugu cyose uko giteye, kandi bigahuza n'iby'ubuyobozi twababwiye tubakira ku mupaka. Izi serivisi zibanze mubaha kugira ngo bajye mu buzima busanzwe? Murakoze. Aba ni abanyarwanda dufata nyine mu cyubahiro nk'abanyarwanda. Bakigera hano ku mupaka bahasanga imodoka nziza zibateganyirijwe, amabisi ya Ritco murayabona. Hanyuma
bakaza kugera Nyarushishi bari muri ziriya bisi, ariko bagahita bahabwa n'amafunguro yo kubafasha. Bamwe baba bashonje cyangwa bamaze n'igihe kinini batarya neza, batangiye gusubira inyuma mu buzima. Aho rero turabagaburira neza, bagera na Nyarushishi bakasanga amacumbi, bakasanga abavuzi, abaganga bakabasuzuma, bakabaha ubuvuzi bukenewe, ariko bakahasanga n'ibigo bya leta byiteguye guhita bibaha serivisi. Serivisi ya mbere ni kubandika, noneho bagakorerwa n'ibyangombwa. Indangamuntu niyo igaragaza umuntu ko ari umunyarwanda noneho neza, kandi bariya bose bagiye kera nta byangombwa bagira. Mu gihe bazamara hariya bazaba bamaze gukorerwa indangamuntu, noneho bakihava mbere yo kugezwa mu duce baturutsemo bazahabwa na package, bazahabwa ibyo kuzabafasha kwinjira mu buzima busanzwe, bibarwa mu buryo butandukanye. Reka ntanga imibare igezweho, hari ibihumbi 48 bigenewe ibyo kurya mu gihe cy'amezi 3, kandi ayo abarwa kuri buri muntu. Byumvikane ko imiryango izajya ifata amafaranga atandukanye bitewe n'uko bangana. Icya kabiri ni amadolari 250 kuri buri muntu urengeje imyaka 18. Mu gihe uri munsi y'imyaka 18 abarirwa amadolari 150. Ayo ariko nayo azahindurwa mu manyarwanda, hanyuma ayo mafaranga rero niyo bahabwa, ariko mu byiciro babanza guhabwa 20%, andi bakazayahabwa ku makonte yabo bamaze kuyafunguza, bageze iwabo aho bakomoka, n'inteko z'abaturage zimaze kubakira, zimaze no kubyemeza. Ayo mafaranga azabafasha mu by'ukuri gukemura ibibazo by'ibanze, kwinjiza abana ku ishuri. Urabizi bisaba imyambaro n'ibindi bikoresho, cyakora kwiga byo nta minervari batanga. Ikindi no gutekereza ku mishinga mitoya batangiriraho kugira ngo biteze imbere. Ibyo byose rero nibyo bazahabwa, ariko nibagera mu mirenge, mu turere bavuyemo, bazabona serivisi nk'iz'abandi banyarwanda bazasanga babona, kuko leta ifite porogaramu nyinshi zinyura mu nzira zitandukanye. Mu gusoza uratanga ubutumwa ki kuri aba yewe n'abasigaye, kuko iyo uroye abatarataha nibo benshi? Icyo mbabwira nuko icyemezo cyiza bafashe ntigikwiye kugarukira kuri bo gusa. Bazi aho abandi basigaye, bafite uko babamenyesha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turasaba ko buri wese aba ambasaderi w'igihugu cyacu ku bantu basigaye mu mahanga, akababwira ngo ibyiza twabonye nawe ntibikwiye kugucika, akababwira n'inzira yanyuzemo ataha kugira ngo nabo bazikoreshe, batandukane n'abantu bakomeza kubagira ingwate, bababeshya ngo igihugu cyacu ni kibi, ngo kizabafata nabi. Ubwo butumwa iyo butanzwe n'aba ubwabo bwumvikana neza cyane. Icyo nicyo cya mbere tubasaba. Abasigaye hakurya nabo turabasaba, ndabizi itangazamakuru izadufasha kubisakaza nabo babibone. Turabasaba gufata icyemezo cya kigabo, icyemezo cyiza nk'icy'abandi bagenzi babo bafashe, bagataha bakarengera ubuzima bw'abana bakomeje kuba mu mashyamba, bagacikanwa n'amashuri, bagakomeza kubaho nk'impunzi, kandi igihugu cyacu cyaraciye ubuhunzi. Ibyo rero nibo bagomba kubifataho icyemezo. Ibyo turabibasabye ngo bafate icyemezo, kuko bari gukomeza kudindira, badindiza imiryango yabo. Tugasaba abayobozi bagenzi banjye bo mu nzego z'ibanze zizakira aba batahutse kubafata neza, bakabafata nk'icyiciro cyihariye kimaze imyaka myinshi kidafite amakuru ku gihugu cyacu, bagifate nk'icyiciro cyo kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko kugira ngo binjizwe mu buzima neza, noneho nabo bazadufashe kwihutisha iterambere ry'igihugu babanje gusobanukirwa, kuko buriya umuntu umaze imyaka irenga 30 ahabwa amakuru atariyo, biba bisaba umwihariko w'ubuyobozi kugira ngo bamwigishe, bamuhe amakuru yose, kandi bamubere abayobozi beza, bamuhe serivisi nziza, bamutinyure.